Tugiye kwakira Muhinde, ladies and gentlemen. Ni umusore ureshya nk'igihembwe cya mbere ukuyemo chômage. Abantu biga. Amashyi cyane twakire Muhinde. Merci, ngwino dusubiraneho gatoya. Habayemo akabazo tekinike. Mwiriwe neza. Mwiriwe. Ni ukuvuga ngo ndashaka kubagora ariko ntabwo ari ukubagora. Merci, ni ukuvuga ngo dufashanye. Hano muri audience harimo umu ex wanjye. Yishyuye tuyamusubiza agende. Oya, ndashaka ahubwo ko tumukoze isoni. Yicuza abone ko yahombye, sibyo? Ni ukuvuga ngo umu ex wanjye urimo hano ni umugande. Yajyaga nshinegenga ibintu ukora ngo abantu ntibazagukunda, ngo nta mafaranga uzakuramo, ndagira ngo tumukoze isoni abone ko yibeshye, sibyo? Giye gusubira hariya wongera unyakira, sibyo? Uravuga ibintu byose unake, ndabizi no show ni yawe ariko urabo yinijeho gatoya, sibyo? Uvuga ko wanyishyuye amafaranga menshi, noneho kugira ngo tumukoze isoni neza ugiye ndasubira hariya. Noneho nimba ndi kuza ndashaka Christelle ndakugora pe, ngeze aha ngaha uhita uhaguruka umobere, sibyo? Nuko umukoze isoni abone ko yahombye, sibyo? Noneho namwe mujye muvuga ngo yego ngo turagukunda mufane nyine, ndabizi ntago munkunda ariko tumukoze isoni, sibyo se? Twagiye merci. Tugiye kwakira Muhinde. Vuga CV. Yarangije kaminuza ejo bundi, harya wize ibiki? Wewe vuga ko mfite masters ntago abimenye, iryo araryumva. Afite masters mu bintu bijyanye n'amategeko y'umuhanda. Amafaranga? Afite amafaranga ahagije. Radio presenter. Ubwiza n'amafaranga nanone. Uburebure ntacyo butwaye. Oya, uburebure bureke. Afite ubwiza. Bro, vuga ko show ari yanjye. Show ni yiwe. Arakoze cyane. Asemwe ko mudafana namwe mufane. Muhinde turagukunda. Twagiye. Amasibe cyane twakire Muhinde. Ko bataguhobera ariko. Ntago mvana atabikoze ruri ntago azi ibyari byo. Nimba yicaye n'inyuma arabona wabaye muremure. Wow. Mbega surprise. Muranunguye cyane pe. Umeze neza? Ngabo ndagusuhuje. Ndakunda cyane. Nigeze kuza mu Bigogwe ukajya unyiniraho imikino ukansimbuka. None nanjye waje iwanjye. Ibintu bigiye gusobanuka. Ariko uyu muhungu yatekereje neza, afite business ya tourism. Yatekereje neza nk'umujene, ndagira ngo haguruke tumukomere mu mashyi. Ako buri umuhanga, afite business yitwa Ibere rya Bigogwe. Wayise izina ryiza, uri umuhanga pe. Iyo yita Ibere rya Kigali, ryari kuba ryaraguye. Ibintu byarakomeye muri no misi. Abantu bose basigaye barabaye aba businessman. Unyura ku muntu ukamubaza tukora iki ngo ndi umu businessman. Kandi babaye seriye, nta muwe bashyira muri business, nta bushuti buzamo. Mfite umushuti wanjye yitwa Patrick, acuruza amasanduku. Nawe ni umu businessman. Yanyuzeho mu kanya nababaye n'icyano nigunze. Ntabwo ati Muhinde wabaye iki? Nabani bro mfite ibibazo, mfite stress. Byagenze bite se? Nabani grammaire wanjye ararwaye ararembye ari muri koma. Ngo afite metero zingahe? Nabanga afite 140. Ngo nibicamo nuzanyuzeho ikiraka. Abantu bararakaye. Ino minsi ariko amaze iminsi hari ibintu biri gutrendinga. Bya Niyo Bosco yakoze interview
yitwa 1-on-1. Iri Tycoon yamuhaga ifoto akayireba akavuga ngo n'uyu nguyu. Noneho video igiye hanze abantu bararakara bajya kuri Twitter ngo niyo Bosco waratubeshye ngurareba ibiki n'ibiki. Niyo Bosco arabibonye arababara cyane, aravuga ati ibintu ngomba kubishyiraho umucyo. Akora interview abishyiraho umucyo, ariko ibintu yavuze byaraduconfuse none tubura ikintu duhitamo. Yagiye muri interview aravuga ngo muri video ya Tycoon ibintu byose byabereye muri editing, ngo naho ubundi nguko mwabibonye nanjye niko nabibonye. Dukomeje kumirwa. Ejo bundi twagiye mu bukwe bw'umuhanzi mugenzi wacu, abahanzi, abakomediye, aba YouTuber, abanyarwenya, twagiye tugiye kumushyigikira. Tugezeyo tugiye gusaba, dusanga twibagiye umusaza uri busabe. Turareba turavuga ati tugomba kumwishakamo. Tureba mu bantu twazanye ufite imyaka myinshi, turebye dusanga ni Kasuku. Turamwinginga turamubwira ati Kasuku nta kundi byagenda, genda udusabire umugeni. Aragenda yegera imbere, umusaza wo ku ruhande rw'abakobwa arahaguruka aravuga ati nitwa Ruzindana rwa Rutemisi rwa Rutemikirere, aho ndi umuhungu w'Abasinga, wowe urinde muzehe. Kasuku arahaguruka ngo ngo nanjye nitwa Jesquizo wa Mipango, umuhungu w'Abanyarwanda, icyogere mu nkuba, nkaba umwami w'abagore, umwana w'ibengazi papa. Hari ibintu biba mu bukwe nyine abasaza babanza kuganira. Umusaza yaramubwiye ati se muzehe Kasuku, uyu muhungu waje gusabira ko mbona nta kintu kirimo wo kabyara we, ko nambaraga ubazashora umukobwa wacu nazamwicisha inzara. Kasuku aramubwira ati gwerega uyu muhungu wanjye Patrick usa nk'urubingo rero ibintu bye byose abitwara gake gake. Hari abantu bagera bakabanza gutebya ibintu by'amashyengo nyine bagasererezanya. Kasuku ntabwo yari azi ko ibyo bintu biba mu bukwe. Umusaza yaramukatiye amwima umugeni, Kasuku ararakaza ngo ibintu biri seri. Umusaza yaramubwiye ati ntabwo twaguha umukobwa wacu, mwabahungu mwe twabonye mutararezwe, umwana wacu yararezwe aritonda arasenga yarifashe, ntabwo twaguha umukobwa wacu. Kasuku aramureba amubwira ngo wa playinze na wrong person. Ngo iki cyana cyanyu nakibonye nta nubwo ari isugi bro. Iyi televiziyo uyifite mu kabari kawe cyangwa muri resitora yawe cyangwa hehe muri hoteli, iyi ngiyi ni ikurura abakiriya. Ngwino rero muri Kigali City Tower, umuryango nomero 18 muri ground floor muri Samsung 250 hari televiziyo umva guhera kuri pusi yo hasi kuzamura 3 kugenda ukagira kuri 85 zose turazifite ku giciro cyiza cyane. Karibu wowe niba ugiye gukora ubukwe, ubukwe niba ugiye gukora ubukwe ugiye kubwira ngo kaga televiziyo we na madamu zamumeze nk'abari guhengereza gutya, niko karuje kora televiziyo nziza iyi ngiyi. Reka nyibise kwanza uyirebe neza. Samsung 250.